b'Imana mumerewe neza tugiye kuganira ku jambo ry'Imana ijambo ry'Imana ridufasha ijambo ry'Imana kuri uyu munsi w'icyumweru tugiye kuganira ku nkuru za Yesu Kristo tugiye kuganira ku nkuru z'umwami Imana watubambiwe ku musaraba Igorigota tugiye kuganira ku nkuru z'Imana yacu iri mu ijuru reka tubanze dusenge ariko mbere yuko dusenga ngiye kubanza kubabwira amazina yanjye nitwa Theogene ndi umubwiriza butumwa mbarizwa mu karere ka Rubavu niho mbarizwa kandi nkaba nkunda Yesu Kristo ku kazi nkora nanjye ndi umukozi ntwara igare ndavuga umunyonzi ubwo rero iyo ngize umugisha ndagenda nkavuga ku nkuru za Yesu Kristo ndagenda nkavuga ku ijambo ry'Imana Yesu yangiriye ubuntu Yesu yankoye mu byaha Yesu yaranyijije nanywaga inzoga nakundaga itabi ibintu byose nabinyuzemo ariko igihe cyarageze nza kubireka nza kubona ko Yesu ari we number 1 nza kubona ko Yesu ari we ukomeye cyane nza kubona ko Yesu ari we ushobora byose nza kubona ko Yesu ari we unesha ibigeragezo bantu b'Imana bantu mugiye gukurikira iri jambo ry'Imana bantu mugiye gukurikira uru rubuga bita Izere Yesu ngiye kubabwira ku nkuru z'umwami Imana ngiye kubabwira ku nkuru za Yesu Kristo ngiye kubabwira ukuntu Yesu yagukura mu bigeragezo ngiye kubabwira ukuntu Yesu yagukura mu bikomeye ngiye kubabwira ukuntu Yesu yakurengera akagukiza impanuka yakurengera akagukiza urupfu rugiye kugwinjiramo yakurengera akagukiza uburwayi yakurengera akagukiza inzara yakurengera akagukiza ibigukomereye ngaho mutega ugutwi ijambo ry'Imana natangiye mbabwira amazina yanjye nitwa Theogene ku mazina yanjye bakunda kumpimba iyo nigendagendera muri iyi si bampimba izina Murokore izina Murokore ubwo se watekereza ngo izina Murokore ni iki hari ibintu byinshi Imana iba yaragiye iturokora none se nk'iyo wari umusambanyi ukava mu ibyo byaha by'ubusambanyi Yesu naba yarakurokoye yego none se nk'iyo waba wari umujura ukava mu bujura batagutemye izosi Yesu ntabwo aba yarakurokoye yego none se yiba wari umugizi wa nabi ukava mu ubwo bugizi bwa nabi batagufunze Yesu ntabwo aba yarakurokoye yego murakoze rero ngaho reka tugiye gusenga nitwamara gusenga tubaganirize ijambo ry'Imana rito cyane ubundi twongere dusubire muri iyi si igoye twongere dusubire muri iyi si inanizanyije twongere dusubire muri iyi si irimo ibigeragezo byinshi muri iyi si abantu batakizera Yesu nk'umukunzi wabo muri iyi si abantu bari kwishakishiriza cyane ubutunzi ntibashake Yesu Kristo haleluya amen haleluya amen mwubahe rero Imana dusenge Imana yacu buri wese ikintu afite akirambike hasi niyamara kukirambika hasi tubahe Yesu dusenge haleluya karahagarara hora biremera kwa Yesu biremera katwubahe Yesu dusenge Uwiteka Mana yacu byiringiro bizima Imana ikomeye Imana iri mu ijuru Imana ishobora byose Mana ya Saduraka na Meshake na Abedenego Imana yatabaye Abisiraheli Imana igigira neza bugacya bukira Imana igiturinda mu buriri turyamye tukabona burakeye Imana igiturinda iyo dufashe amamodoka tugiye gusura imiryango tukabona tuyigezemo amahoro Imana igiturinda iyo tugiye ahantu hose hagiye hatandukanye aburira indege Imana irabarinda yego abajya mu mazi Imana irabarinda nubwo hari bene wacu baguye mu mazi bakarohama ariko harabo Yesu yagiriye neza arabarinda mvuze mu mazi nibuka abantu barohamye Yesu warabarinze nubwo hari abatashye ariko harabo warinze bazavuga izina rye Mana yacu turagushimye Mana yacu turakunezerewe wowe uturinda mu buriri turyamye tukabona burakeye nushimwe nuhabwe icyubahiro wewe urinda abanyarwanda ibibahagarariye ari byinshi ibibiriho ibibiruka nk'ari byinshi ariko tukabona uraturinze Mana nushimwa ahabwe icyubahiro wewe Mana uri gutuma dutera imbere wewe Mana uri kuturindira igihugu
weho mana uri kuturinda tukabona burakeye tutazi ko bwari buke, weho mana ugiye gutuma dufunga umwaka twari tuzi ko tuzawufunga, abantu benshi baragiye ariko twewe waraturinze, tugiye kubona dufunze umwaka. Mana ndi kumwe n'abana bato cyane ahangaha, wagize neza urabarinda ku mashuri na n'ubu ukibarinda, nushimwe nuhabwe icyubahiro. N'umuntu mukuru wawe uri kumva ijambo ryawe n'iri sengesho tuzamuye ajya kubaha kandi akubahishe, amenye ko ari wewe uri mu ijuru ushobora byose, arimenye ko ari weho umutijije umwuka, aramutse ahumetse rimwe ukawumukuramo yaryama tukumva ngo byarangiye. Nushimwe nuhabwe icyubahiro, wewe uba waturinze, wewe ujye uturinda ukubokeye uko bwije, nushimwe nuhabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe ritoya kuri uyu munsi wa none. Mana utugirire ubuntu kandi uduhe ibyo tuvuga, udushoboze twambike imbaraga, utugirire ubuntu bwawe kandi tugire urukundo nk'urwo wadukunze, ukiyemeza ugapfa, ukiyemeza ukabambwa ku musaraba Igorigota, twewe tukaba tukiriho. Haleluya, haleluya, haleluya. Turakunezerewe rero, ngaho turatuje, reka tuganire ku nkuru zawe gakeya, udushoboze twongerera imbaraga nk'izo witanze ukamena amaraso yawe ku musaraba Igorigota. Amen. Haleluya, haleluya. Tugize umugisha rero, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Aka kanya uyu munota Imana nishimwe nihabwe icyubahiro. Mereza uriya mupira wewe wa musore we. Murabona ko uyu musore icara hariya, murabona ko uyu musore afite umupira. Imana iyo yiyemeje ikakurinda, wari wagiye gukina baro, ndavuga kuri baro, ukabona uvuye mu mupira nta muntu wakuvunye ukuguru, iryo nishimwe wakagombye gushimira. Impamvu mberetse ku mupira nuko abantu iyo bari gukina baba bari guhatana kugira ngo buri wese atsinde, kugira ngo buri wese abone amanota yuko yagize gute, yatsinze. Haleluya. Rero bakirisitu bavandimwe, bantu mwizera umusaraba, bantu mwizera umwami Imana, naringize ngo nze mbabwire ku jambo ry'Imana tubona. Katurebe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ridukomeza, ijambo ry'Imana riduhumuriza, ijambo ry'Imana ridushoboza, ijambo ry'Imana ryatumye Yesu Kristo adupfira ku musaraba Igorigota, akiyemeza akamena amaraso ye. Ngiye kubaganiriza ku mukozi w'Imana wari unanijwe n'ibigeragezo. Umukozi w'Imana wari unanijwe n'ibigeragezo, ariko igihe cyarageze bya bigeragezo aza kubivamo. Igihe cyarageze kubera yari yizeye Yesu, ibigeragezo aza kubivamo. Haleluya, haleluya. Nukuri Imana izatugirira neza kandi Imana izadutabara. Bakozi b'Imana, bashuti z'umusaraba, ngo nuko Yesu Kristo arababwira ngo munyizere, kwa Data hariyo amazu menshi, kandi iyo abadahari mba mbibabwiye. Bantu bima, mwijuru hari yandi mazu, mwijuru hari ibintu byiza, mwijuru hari ibintu biryoshye, mwijuru hari ibintu. Ubyizere, Yesu azatugirira neza. Iri jambo ry'Imana tubonye muri Bible nako Bibiliya ni ijambo rihumuriza, ritweretse ko mwijuru hari yandi mazu, bitweretse ko mwijuru hari ubundi butunzi. Ese wewe niki wakora kugira ngo uzabone kuri buriya butunzi bwo mwijuru? Ese wewe niki wakora kugira ngo mwijuru Imana izakugirire neza? Haleluya, haleluya, haleluya. Mwijuru ni heza, mwijuru Imana iragutabara iyo ugezeyo, mwijuru Imana izakuyambika ikanzu,
mu ijuru nugerayo ntabwo uzongera kuvunika, mu ijuru nugerayo ntabwo uzongera kwikorera amatafari, mu ijuru nugerayo ntabwo uzongera kubabara, mu ijuru nugerayo ntabwo uzongera gusuzugurika, mu ijuru nugerayo ntabwo uzongera kubabara, mu ijuru nugerayo ntabwo uzongera gusuzugurika, mu ijuru nugerayo ntabwo uzongera kurenganywa, mu ijuru nugerayo ntabwo uzongera gukubitwa, mu ijuru nugerayo uzagirirwa neza, Imana izaba yakwakiriye. Mwizere nde? Mwizere nde? Yesu. Haleluya. Twatangiye dusenga Imana yacu yo mu ijuru kuko igirira neza abantu. Nawe Imana yakugirira neza, nawe Imana yagutabara, nawe Imana yakurengera, nawe Imana yagusubiza, nawe Imana yaguhumuriza, nawe Imana yaguha umugisha, nawe Imana yaguha ibyo wifuza. Kunda bagenzi bawe, shishikariza batazi Yesu kugira ngo Yesu bamumenye, shishikariza batazi Yesu kugira ngo Yesu bamumenye, shishikariza batazi Yesu kugira ngo Yesu bamumenye, shishikariza batazi Yesu kugira ngo umwami Imana aragushaka, umwami Imana aragukeneye. Mwizere, mwizere, mwizere ntakabuza uzagira gute? Uzamubona. Nukuri turarangije rero, tumaze kukubwira ukuntu washaka Imana utitaye ukuriko, utitaye ukubayeho. Twabonye ukuntu mu mupira, iyo uri mu mupira ugataha uri muzima, wakagombye gushimira Imana. Iyo aba wuriye indege ukabona ugeze iwawe mu rugo uvuyeyo, wakagombye gushimira Imana. Iyo uri mu modoka ukabona ugeze iyo wari uvuye ugiye nko gusura abashyitsi, ukabona ugezeyo, wakagombye gushima Imana. Wakagombye gushima Imana uko waba uri uko kose. Wakagombye gushima Imana iyo waba uri gucuruza bikagenda. Wakagombye gushima Imana iyo waba uri gutwara moto ukabona utashye iwawe mu rugo uri muzima. Wakagombye gushima Imana iyo waba uri gutwara igare ukabona ugeze iwawe amahoro. Wakagombye gushima Imana iyo waba uri kugenda mu muhanda ukabona ugeze iwawe amahoro. Wakagombye gushima Imana. Ese wowe ufite imirimo? Iba ufite imirimo umuntu akora niyo izamuherekeza. Mugire urukundo nk'ubwo Yesu yabakunze. Ngaha amahoro, amahoro. Turarangije, dushimye Imana n'ishimwe.